Ladies and gentlemen, welcome on stage, Patrick Rusine. Iyo ushakanye n'umuntu ntabwo nyine muba mwarakuranye, ntabwo ubuzi ubuzima yanyuzemo, ntabwo abazi ubwo wanyuzemo, ntabwo abazi ibikomere ufite, ntabwo ubuzi murabura abantu babiri buhuriye mu nzimwe, ariko nyine buri wese afite amateka y'ubuzima bwe, and buri wese afite ibikomere bye, buri wese afite uburyo wa reacta ku kintu, afite defense mechanism itandukanye n'iyundi psychologically. Twarahibyize nubwo so hari nubwo nyine agira akantu ko kuba hari imyanzuro ashobora gufata mu buzima bigendeye n'amateka y'ibyanyuzemo. Ahantu no kubanza kwihe babyita gute ko bisasira no gusasira ibikona n'urwenya rurimo. So I remember bwa mbere nicarana n'umugore wanjye tugiye gupanga ibikoresho byo mu nzu tugomba kugura nitumara kubana. I made a list y'ibyo mbona by'ingenzi, nawe akora liste ye y'ibyo abona by'ingenzi. Kuri liste yanjye nta mashuka yari ariho, wenda we yari ariho. Kuri liste wenda yanjye wenda hayibereyo wenda birahure birebire n'ibyo amapression n'ibiki, we like buri wese afite ibyo agira priorité, like and he said priority. So twa exchanging the papers kugira buri wese arebe icyo atashyize kuri liste ye, and then tukiganireho tumenye n'uburyo bwihurizo gukora liste imwe. Ama liste nanjye muha liste. Ikintu cyambere cyari kiri kuri liste y'ibyo yanditse dukeneye mu rugo kurusha ibindi byose tugomba kugura mu byibanze kugira ngo tubane ni nyondo. Kuri liste y'ibyo tugomba kugura ikintu cyambere cyari kiriho kuri liste ni inyundo. Hize ku nyundo abamara nyundo nakunda wa mwanzo arimbye nyundo. I don't know why inyundo yajemo. Nukuri rwose ngewe naretse gusoma ibindi ndamubwira nti none se, but again mwanya nkongera hamugarukira koze yarambwiye ati babe, when we get married you never know, hari umunsi umwe dushobora guterwa n'abajura mu nzu, wenda ukamufata kaci, but we need something strong we can, so that abashinzwe umutekano bahagera, ariko at least bya mbere twabyifashije, and I'm your wife, I'm your partner, I have to help you, that's why I thought of inyundo. And I was like, okay, wenda wanasanga ari nayo izanadufasha kugira ngo twubake rukomere, koza inyundo ifashishwa mu kubaka. Ariko narakagumanye cyane akantu k'inyundo, binantera kumva ngiye nabiganiriza n'inshuti zanjye zashatse mbere yanjye, nkumva iyo idea y'inyundo niba sounding great. Sha nababeshyi impamo y'Imana njya kureba umujama wanjye kabisa witwa Jedeo. Nagiye kureba Jedeo kabisa, mujama twiganye primary, secondary, university, ajya muri nuza mu by'amashyamba, nigira muri psychology, but we are very close. Yashatse mbere yanjye, ambwira nti bro, urabizi ko umugore wanjye dupanga ibikoresho byo kugura n'ibiki kintu cyambere yashyizeho ari inyundo. Washatse mbere yanjye wansobanuriye muri ya mihuriraye. Ati rahira tayiwe, ati that's a serious message. I said like how? Ati Rusi, kuva wavuka n'umunsi n'umwe mu buzima bwanjye urambara nambaye mwenda uteye pasi. Ndamubwira ni yo bro, hapa ama t-shirt kabisa wishifanya ati ati wanjye mu kabati mu cyumba dufite pasi, ariko na rimwe turayiteresha imyenda. Hey, ati we have to think twice, this is a technology.
ufite inyundo umugore wese umwubatsi dufite ipasi sinyarambara imyenda iteye ipasi. This is a just in case. Twebwe nk'abagabo katwisobye tu ukaba watekereza ibintu bidasobanutse imbere y'umugore wawe nawe bari tayari chape boro nuko Jado yambwiye ndabikurura kandi nibuka yuko umugore wanjye yajyaga ambwira yuko like secondary is a construction ariko abivamo ajya mu bindi nyuma ariko secondary is a construction navuga ni inyundo nicyo gikoresho kabisa azi gukoresha kurusha ibi niyo mucako yiwe. Kuko nanjye nize ubuganga bw'ubujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kandi twege nako dukoresha inshinge dukoresha imiti twe tuganira n'abantu bagakira nkuko ndi kubikora. So I'm expert in talking. I can talk for the whole night. Navuga ni nawe nyundo yewe ifite ikomora bira bintu bazaje dawani harya umugore wayize iki arambira ati nanjye yize hospitality ati rero ipasi it's a just in case. Jewe ntashyeje deo numva byanshanze mfite akantu k'agakode mu mutwe wate nk'ebyiri kabisa wana kwizamura mu mutuku bakuringanisa. Arambwira ati ariko natwe nibura basi turashima Imana ko tukiri kumwe n'aba partners bacu tubanye neza. And thank you my wife, mbanye nawe neza rwose. This is not a joke. Iya baru like ntangiye kuvuga nti yewana this is the best moment I have ever lived in ariko narundi rugo nabayemo before. Ntabiri nabigereranya nabyo ko nabindi nayibonye ariko ibyo wamaye nibyo pe narashima. So arambwira ati twe turacyashima Imana twebwe like turacyabanye neza man twebwe nabo irengagiza inyundo irengagiza ipasi it's okay wowe uzacungane n'amarangamutima yawe nuzazamuke nuzagira ute nimukorana wenda ka joint account never ever take that money from the joint account we are spending we are gurenga mama wawe inka cyangwa iki never do that thing you know wowe itwararike mu bintu byose ukora n'umugore wawe and ni uzajya uhura n'inshuti ze aba ex be n'ibiki byose yo act like it's okay haguruka nyine ubasuhuze nubwo wenda yaba ari umutipe wenda muremure w'inzobe unanutse umuhanga utanywa inzoga wize mu Buhinde wenda batanaherukana but act like it's okay. Arambwira ati ariko uzi ibintu byabaye mani ku mutipe wacu Jamari ntibyagenze bite ni Jamari uribyibuka ko yaturutaga twese urabyibuka ko muri Huda ari we washatse mbere urabyibuka ko yaramaranye imyaka 7 n'umugore we and finally they have divorced like last month baratandukanye. I was like wait gute man Jamari ko akundana n'umugore we muri publique hose iki mubyari abana beza gute batandukana kwe. Arambwira ati wano ushaka kugira ngo wenda njye nukubeshya nibiki tujye kumwibariza njyewe Rusine na Jedeo twagiye kwa Jamari muri iryo show cyane ko umuntu yari kuba wenyine batandukanye n'umugore serious bamara imyaka 7 tugezeyo Jamari twicara kuri balcon tumubwira impamvu twaramutekereje ambwira ngiye umugore wanjye afite inyundo mu rugo yize construction uyu nawe ati nanjye rero umugore wanjye afite passes hospitality like yo bro but nyine turacyasuragoninga n'ibiki duhe advice z'ubuzima n'ibiki wowe what happened to you. Jamari araterura ati nge rero buri umugore wanjye
yize ubuganga. Avuga ati ariko nyamara ndumva ari ikintu cyiza, like abaganga like ati ngewe rwose umugore wanjye je nanyitagaho cyane. Yari afite bayita nguti ya indi first aid mu nzu kabisa hejuru hariya, agakorora ahita nk'ubitinuza iki akamarariya ncika intege kabisa itashyiraho ka test n'ibiki byose, nuko wenda ari umutipe wenda adatwita wenda ka grossesse wenda bano bazi yambwira ati byose byari sawa until the day I cheated on her. Ati namuciye inyuma binarangira ngewe kabisa umukobwa inda iki, but surprisingly nukuri kw'Imana umugore wanjye yarambwiye ngo it's okay. Mwakubwiye ngo iki nukuri kw'Imana yabimenye nyine yabanje kubabara ukuntu akamira ati Jean Marie, I understand it can happen, abahungu mugirira ari and like umwana n'umugisha and you cheated on me on someone who like ntago ari umuntu mubi, ntago ari umuntu muri aho ku muhanda cyangwa iki, and I understand. Nanjye kirage nari imaze iminsi ndi busy, you remember nari impuze kabisa, nari ndi mu tuntu twinshi and kazi, I understand, so come home. Aratubwira ati so guys, do you know what happened after? One day when I was sleeping in the morning, umugore wanjye yarambyukije arambwira ati Jean Marie, I have to tell you this. Sorry to say, but you are an HIV. You have HIV and AIDS. I don't know how you know it, but ufite agakoko gatera sida. Umbabarire rwose, this is a negative answer, but you are positive. Namaze iminsi mbikubonaho wari ufite ibiki bimenyetso bigaragaza ko ufite ibyuririzi n'ibiki inkorora idashira kandi y'igikatu n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, so I took sample of your blood, I tested you last night and it's the truth. See. Vamos see the outfit. See the blood. See the results. You have HIV. Bro. Umutipe agira ngo arimo aramubeshya ambwa ati bipime ndeba, umugore ngo rongera rapima n'ibiki test zimeze gutyo, I don't know, like umutipe arabya ariko umugore aramubwira ati babe, it's okay, I understand. Ahubwo wowe yakire sida ni nk'indwara nk'izindi, yuriye imbuto ugafata imiti ku gihe ukakora buri kimwe cyo kandi ukirinda no kwanduza abandi, birafasha. Aramubwira ati babe, I'm fine, ariko ndashaka kubaza bino bintu, wigeze utekereza kwiyahura? Umugabo arasubiza ibiki byose, aramubwira ati like I feel like ni bibazo byose n'ubundi yamubajije n'ibiki, ariko Jean Marie nuko ngo story yagenze and everything n'ibiki birarangira, and after 7 years ibyo bintu bibaye, Jean Marie anywera imiti ku gihe, arira imbuto ku gihe, buri kimwe cyose agikora ku gihe, yirinda kwanduza uwo babana. Yagize akarwara gatunguranye bapima ibizamini byose, surprisingly Jean Marie asanga ari muzima. True story. This happened. Twarabyumvise twese tugwa mu kantu, turapfa turahwera, rumeza ruraza, turashira burundu, birarangira. Muri iryo joro numva ikirere kiramanutse, numva ijuru rirafungutse,
to spend 7 years unywa ibinini urya imbuto ku gihe bro wirinda kwanduza uwo mubana and genda ratunguye nimbyamubwira ni mbora umbwira uwo mugore wawe ameze ate bro umugore ukora ibyo bintu arambwira ati sha ni muremure ni inzobe ni umuhanga arananutse yize mu Buhinde ariko ubu ntiduherukana